Turabasuhuje mwese abakurikiye business isobanutse, buri wese aho aherereye bitewe n'ibiharimo, abari mu gitondo, ku manywa, ku gicamunsi, ku mugoroba ndetse na nijoro, buri wese turamwifuriza gukomeza kugubwa neza. Kuri mikoro Ntite Kamanzi. Uyu mwanya rero dukomeje mu biganiro byerekeranye na business isobanutse twibanda kuri Pi Network. Tukaba rero noneho tugiye kuganira ku bintu bitatu bigaragaza yuko agaciro ka Pi imwe kazagera kuri miliyoni y'amadolari cyangwa gashobora kugera kuri miliyoni y'amadolari kavuye ku bihumbi 314,159 kubera izi mpamvu eshatu ngiye kubabwira. Impamvu ya mbere nuko mu bihe byose cryptocurrencies zimaze ku isi ari yazibanjirije ari niyazikurikiye, uko zirenga ibihumbi 13 ku isi zikora neza, nta nimwe itaratangiriye ku gaciro gato ariko ikagenda izamuka igana ku gaciro kanini. Nta cryptocurrency irajyaho ngo ibure kuzamura agaciro. Urumva nyine na agaciro kagenda gahindagurika nubwo ari inenge igiye gukosorwa na Pi Network. Uko tubizi cyangwa se uko tubisoma mu mateka, ariko ntitwabura kuba tunabizi kuko nubwo icyo tutari tubizaho tubimenye twari turiho. Cryptocurrency yariyo yose ihera hasi ikagenda izamura agaciro kubera impamvu zitandukanye ndetse zimwe turi bugarukeho. Izi nenge rero nizo Pi Network yaje gukosora. Yego koko izahera ku gaciro byitwa ko ari kanini cyangwa se bigaragara ko ari kanini, ariko kuri Pi Network ari agaciro gato, bityo ku mpamvu turi bubone kakazakomeza kuzamuka kugeza kageze mu bushorishori. Iyo ikaba ari inenge cryptocurrencies nyinshi zisangije cyangwa se zihuriyeho, ariko Pi Network nubwo ari cryptocurrency ariko ikaba na digital currency. Ibyo nibyo wenda twazasobanura mu buryo burambuye mu biganiro bizaza. Iyo izaza ikosora izo nenge. Imwe rero mu mpamvu izatuma Pi Network iva ku gaciro k'ibihumbi 314,159 by'idolari ariko gaciro byamaze kwemezwa ko izaheraho cyangwa se byamaze kwandikwa, ntavuga ko byemejwe bitaremejwe no kwa team, ikazagera kuri miliyoni y'amadolari. Ka gaciro mu gushaka igiciro Pi yazagira, abanyamerika bo bagaragazaga miliyoni y'amadolari ku mpamvu turi bugarukeho. Izo mpamvu rero eshatu z'ingenzi nabatoranirije mu busesenguzi maze iminsi nkora, nuko iya mbere nuko iteka ryose cryptocurrencies zose zabayeho nta ihera ku gaciro kanini, ihera ku gaciro gato igenda izamuka. Kandi buri yose igira agaciro gato bitewe n'imiterere yayo na societe ifite cyangwa se community nuko ikenewe ku isoko. Rero Pi Network yo yahereye cyangwa se izahera cyangwa se handitswe hemejwe muri ecosystem za Pi Network ibihumbi Pi imwe ikazaba ingana n'agaciro k'ibihumbi 314,159 by'amadolari. Impamvu rero mbona izageza kuri miliyoni, kimwe nuko yanaharenza, nuko cryptocurrencies zitangira ku giciro cyo hasi zizamuka, ntabwo zimanuka. Ntizihera hejuru zimanuka, zihera hasi zizamuka. Iteka ryose umushinga mwiza
ushobora guhera mu biciro byo hasi ugenda ukura. Pi network rero izahera kuri ibyo bihumbi 314,159 by'idolari, ariko dufite icyizere dushingiye kuri ibi bimenyetso bitatu ngiye kubaha yuko izagera kuri miliyoni y'amadolari, ishobora no kuyarenza. Pi network rero nayo iri mu ruhando rw'ama cryptocurrencies, azahera ku giciro kuri yo cyitwa gito, ariko ikazamura igana mu bushorishori ku mpamvu ya kabiri y'ikimenyetso cya kabiri izagera kuri miliyoni ngiye kubabwira. Impamvu ya kabiri ni ukubera impamvu izazamura igiciro kikaba cyagera kuri miliyoni no kurengaho. Ni ubuhangange bwa Pi network ifite, bitewe n'agaciro ifite. Ni ukuvuga ngo ubwo buhangange bwayo buyiha agaciro bitewe n'inshuro ikubye iruta cryptocurrencies ihambaye kugeza ubu kurusha izindi ku isi, ariyo Bitcoin. Ukurikije ibyo na miliyoni yagera, ikanarenga rwose. Bitcoin turebera muri icyo bita nodes. Updates zigezweho nuko amakuru agezweho nuko Bitcoin ifite nodes cyangwa se ibyumba mbika makuru zingana n'ibihumbi 18, ariko Pi network yo ikaba ifite nodes cyangwa se ibyumba mbika makuru ibihumbi 245,941. Iyo ni Pi network. Bivuze ngo Pi network yaba ikubye inshuro mu bunini, yaba ikubye Bitcoin inshuro nibura 15. Izi nshuro 15 mu byumba mbika makuru ubishyize mu gaciro Pi network twamaze kuyiha, kandi bigaragara yuko ariko kazemezwa kuko niko kagaragariye muri ecosystems za Pi network. Transactions zose zakozwe bafite artificial intelligence isensinga ikareba n'ikihe giciro cyakoreshejwe. Twarakubye dusanga byana, reka tubikubi. Niba aka gaciro k'ibihumbi 300, turafata kugira ngo mumenye inshuro Pi network iruta Bitcoin, urafata ibihumbi 245,941 ugabanye ibihumbi 18 bya nodes za Pi za Bitcoin, ni inshuro 13.66, ubwo ni inshuro 14. Inshuro 14. Izi nshuro 14 reka tubareka 14 da, ariko se ko Pi network ikivugururwa Bitcoin ikaba itakivugururwa, reka twibarire 14 ntacyo. Izi nshuro 14 turafata ibihumbi 314. Turabanza dufate Bitcoin ibihumbi 65 by'amadolari ivunja, tubikuba inshuro 14 ni ibihumbi 910. Ubwo ni ukuvuga ngo Bitcoin yaba harabura ibihumbi 9 ngo yuzuze miliyoni y'amadolari, ariko noneho katwifatira ibihumbi 314,159 by'idolari, tubikuba inshuro 14, tubikuba inshuro 14. Yego ko ndumiwe koko, biraba ari miliyoni, reka dukube 16 mbese mama, ni miliyoni 4. Yego ko ndetse kubivuga, miliyoni 4 n'ibihumbi 84 n'amadolari 67 z'amadolari. Oya, ibireka ndeke kubibara kuko hari abantu bansekerera cyangwa se bikabatesha umutwe. Mwiyumviye namwe ubwanyu.
none se niba mu gaciro k'amadolari bitcoin payi network dusanze iruta bitcoin inshuro 14, reka tuvuge n'eshatu da ibice 66 tubyirengagiza, ubikubye mu madolari ni miliyoni 4 zirenga z'amadolari payi yakabaye ihagaze. Nibyo nari mbabwiye, ikigaragaza ko payi network izava ku bihumbi 314,159 by'idolari ikaba yagera no kuri miliyoni. Ikigereranyo nari mbahereyeho urugero ni bitcoin tugereranyije ubunini bwayo. Niba bitcoin payi network ikubye inshuro 13 bitcoin mu bunini bwayo, kandi payi ikaba yaramaze guhabwa agaciro cyangwa se ikaba izagira agaciro k'ibihumbi 314,159 by'idolari, nitubikuba inshuro 13 turasanga ari miliyoni 4. Ndabamenyesha ko payi network izageza no kuri miliyoni 5 z'amadolari payi imwe. Ndavuze ngo ndabamenyesha, ndababwira ko mu mboni zanjye ndabona ko ni predictions. That's my overview, niko mbibona. Icyo ni cya kabiri cy'urugero rugaragaza igihamya simusiga kigaragaza ko payi network izava ku bihumbi 314,159 by'idolari ikagera kuri miliyoni y'idolari ikanayirenza. Mbabwiye ibintu bibiri, nsoreze ku cya gatatu. Iki cya gatatu cyo nakasa mutwe. Aba pioneers bamayininze payi coins na companies zizaba zikorera muri payi network nibo bazaba ari ba nyiri payi coins nke ku isi. Abandi bazazifuza batari buzibone. No kuvuga iki? No kuvuga ngo payi network ikimenyetso cya gatatu nuko iri faranga ry'ikoranabuhanga rigiye kuyobora isi. Reka noneho mbyerure, nta banga ririmo hano, nta uri bumpane, kuko kuba rihari nkabivuga sinjye warizanye, nubwo batangiza umuvugizi wabo. Iri faranga ry'ikoranabuhanga rigiye kuyobora isi ry'Abanyamerika na ba Bosco champion cyangwa se DMD wa CB network arabizi. Ku mbuga twahoranyeho mbere mu myaka yashize, mbabwira nti iri faranga riri politike, ni gahunda ya politike y'Abanyamerika, ariko ikaba ari iy'isi yose. Abashinwa baremeye barayobotse, Aziya yaremeye yarayobotse. Mutekereza ko ibyo bintu birimo iki? Iri faranga ry'ikoranabuhanga kuri interinete rigiye kuyobora isi yose, rigenewe aba pioneers miliyoni 100. Ubu turarenga miliyoni 60. Abo bantu miliyoni 100, wowe wamayininze payi uri umunyamahirwe kuba uri muri abo bantu. You are lucky. You are lucky one. Uri umunyamahirwe muri abo bantu. Iri faranga rigiye kuyobora isi, abantu bakeya muri miliyari hafi 7, miliyoni 100 bazaba bazengurutsa mu bantu payi miliyari 100 zigenwe. Tuzaba twemerewe gucuruza miliyari 80 z'abapioneers na 20 na miliyari 20 za Quantum, zose hamwe ni miliyari 100 za payi coins. Ibaza umunsi payi imwe izaba ivunja ibihumbi 314,159 by'idolari. Ni akantu gatoya,
ikazazamuka ikagera kuri miliyoni y'amadolari, ikazagera ku rwego rwo kugira miliyoni 5 z'idolari. Mbibutse ko Pi izaba ifite token yayo yitwa USD Pi, ariyo yonyine izaba yemerewe kuvunja buri faranga ryose, kandi USD Pi imwe izaba ifite agaciro k'idolari rimwe. Kandi nta muntu wamayinize Pi izigera isohoka ngo ive muri ecosystem za Pi, ntibibaho. Umuntu rero uri hari uzi ngo azagura Pi agomba kuba ari muri Pi network. Niba yumva ashobora kuzasohoka muri Pi avuga ati ndazibonye reka nzisohokane, nta wallet uzaba ufite iri external exciting, ntibaho. Transactions za Pi zose original Pi zizaba zikorerwa muri Pi network internally. Nimbere ufite wallet, waba uri company ufite wallet, waba uri umupayini ufite company ufite wallet, waba uri core team ufite wallet, ariko mwese mukorera muri ecosystem. Nababwiye ko nzabagezaho ikiganiro cyerekeranye n'ibyo abantu bita ubuhanuzi bwahanuwe cyangwa se byanditswe ariko bigaruka kuri Pi network. Ntabwo nabiretse sinanabyibagiwe. Kubw'ibyo rero ndagira ngo soze mbwira aba pioneers n'abantu batari aba pioneers, ndabagenera ubutumwa. Aba pioneers ndabagenera ubutumwa. Buri wese natunganye konte ye ibyo imusaba byose. Utabisobanukiwe nakurikira ikiganiro kuri business isobanutse, YouTube channel yitwa business isobanutse. Kurikira ibiganiro, ugenda ureba ikiganiro kikwereka ni ibiki natunganya muri konte yanjye, ni ibiki bidatunganya, ese nabitunganya nte, byitwa ngo iki, biboneka he. Ukurikira ikiganiro kikuyobore kandi ubikore. Nutabishobora tuzagufasha nta kibazo, utwandikire. Reka nsoze mpa ubutumwa abantu. Aba pioneers mutunganye konte zanyu. Kabiri, ibyo musabwa byose mubikore. Icya kabiri, mutegereze mwihanganye, mwirinde kujagurika no guhuzagurika. Nabonye ingegera nyinshi ziri mu gucaracaza amakuru ku mbuga za WhatsApp duhuriraho, ngo baragura Pi, baragura sidra. Genda uzigurira iyo ngiyo, ntuzaze kuzigurira ku rubuga jewe ndiho. Hari nabihaye kumpamagara kambaza ngo ni murangira abantu bagurisha Pi, ntabo nzi. Hari uwo nabwiye niyo naba muzi ntawe nakubwira. Uri umujura, uri ikirura, uri umurozi, uri umujyambazi. Stop that corruption. Hagarikwa iyo ruswa. Mbamenera ibanga. Data yajyaga ncira umugani uvuga ngo uwo ijuru ritaragwira agira ngo yarushije abandi kuraguza. Uwo ko watimitari yafata ngo inamufatira ibyemezo, yibwira ko watimitareba. Igihe kiraje kandi kiregereje ubwo benshi bazarira bagahekenya amenyo yabo, ntibahekenya amafaranga baruhiye. Ibyo nibibabaho, kereka niba ko timu yivuguruza. Ariko niba ko timu itazivuguruza, ibyo badusezeranije batubujije no kubikora bazabikora. Uzajya he? Bafite sensa. Nibyo uriya munya Nigeria Edikidi Chidi, ngira ngo nibwo ariko yitwa, asigaye azwi ku kazina ka integrity. Integrity ni ndashyikirwa. Aho yihanije ku bantu bagenda
Dorisini yazanye igisivi, ntabwo ari Dorisini wazanye igisivi. Yagaragaje ukuntu ibyo bintu mbere yuko twamamaza na gisivi byari byanditse muri white paper. Ngo twasomye iki? Ariko Dorisini yabaye yaravuze ati mwisingiza umuntu mu byo atagomba gusingizwamo. Imbona ari ngombwa ubwo butumwa ndabubanyuriramo muri audio mwumvise twagiye duhererekanya. Murabyumva? Ntabwo ari byo. Rero bavandimwe nisoreze ubwo abapioneers urumva birenge ni wowe ubwirwa benshi kumva bene yuwanze kumva kandi ntiyanze no kubana. Muntu utari umupioneer utararegisteringa muri Pi Network, nyoherereza message umbwira uti ndashaka kwinjira muri Pi Network. Jewe ndakwinjizamo ariko ndaguha condition kugira ngo mbigukorere. Ndagusaba iki kintu kikwerekeyeho, ugomba kubanza gutegura, ikindi nzakikubwira ari uko wambwiye ko ibyo wabiteguye. Kuba ufite smartphone ifata kamera neza, irimo umuriro, irimo internet ihagije, idasataguritse ibirahure, ubwo niko gufata kamera neza, atari ya yindi inaniwe ishaje, no, uyivugurure, uyiformate, uyishyiramo ikirahure, muri make uyikoreshe neza ku buryo yafata kamera neza. Njya ngo cyumvikane icyo ngicyo. Ufite Facebook account, ufite email address, ufite nimero ya telefone ikubaruyeho, kandi Facebook yawe na email yawe bihujwe n'iyo nimero ya telefone. Hanyuma umbwira uti mbwira ikindi kibura nkikubwire ngufashe kwinjira muri Pi Network. Pi Network ni ifaranga ry'ikoranabuhanga, ni systeme y'ikoranabuhanga iruta izindi technology z'ikoranabuhanga zose. Yo bita Web 3.0 cyangwa se blockchain technology, ariko ikaba ifite n'ifaranga rizaba riruta mu gaciro andi mafaranga yo ku isi ayariyo yose, yaba ari amafaranga afatika n'amafaranga y'ikoranabuhanga. Wowe utararegisteringa muri Pi Network ngo hayibwo butumwa. Hanyuma ku kijyanye n'ubutumwa bwatanzwe n'uyu munya Nigeria wiyise akazina ka cyangwa se usigaye uzwi ku kazina ka Integrity, aragira mu byo mu cyongereza cyabo kijya kigorana, ariko ukacyumva uyikurikiranye, jewe ibyo nakuyemo ubutumwa nakuyemo n'ubu ngubu. Aragira ati ntimugahe icyubahiro utakigomba. GCV si ya Dorisini ahubwo ni y'abapioneers bose ku isi. Ibihumbi Pi imwe aho ihwanye n'ibihumbi 314,159 by'idolari. Iki giciro cyari cyanditswe na mbere yuko cyamamazwa, ko team yatanze uburenganzira ko tuyemeza kandi nibyo twakoze. Igiciro cyose uyiha ntibibujijwe, ariko hazasuzumwa igiciro kiganje gukoreshwa muri ecosystem ya Pi Network. Abakwirakwiza ko ari Dorisini wadukanye GCV baribeshya rwose. Mu kiganiro Dr. Nicholas yigeze kuvuga ko n'iki giciro dushyigikira ubu ko kizaba ari gito nyuma ya Open Network. Ntabwo uyu mushinga ugamije kutugira abaherwe, ahubwo nuwo gutuma imiryango yacu igira ubuzima bwiza cyane. Abantu birinde kwangiza Pi zabo cyangwa se Pi zabo bagura ibintu biciriritse kuri Pi nyinshi. Batanze urugero nk'inkweto za t-shirts n'ibindi. N'ubujiji. Bamwe bamaze gutakaza konti zabo za Pi Network. Ndaburira kandi abagurisha Pi zabo ko bizasuzumwa ntibyitiranwe n'uwaguze
inyanya n'ibindi. Uwanyuranyije n'amabwiriza azitegure ingaruka zikarishye. Nanone mumenye ko P-coin na Sidra coin ari ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu ku buryo utagomba kuzikinisha. Nta leta n'imwe izahagarika Pi network. Mbibutse ko iyi Sidra ni systeme ya Sidra Bank, ni systeme ikabana coin y'abarabu, y'ibihugu bihuriho n'imiryango y'abarabu, ariko ndabibutsa ko nayo yamaze kwemererwa gukorera muri Pi network. Arakomeza asoza agira ati ubwo ni Pi network muyifate nk'ikintu cy'ingenzi. Exchanges zari zashutse abapioneers bakazigurishaho Pi, bararye bari menge. Pi ni amafaranga nyayo adakeneye kuvunjishwa. Tuzajya tuyishyura uko ari kandi aho ariho hose. Nyabuna ndabasabye buri wese akoreshe Pi uko bikwiye. Imana ibampera umugisha mwinshi. Izina bakunda kunyita ni Integrity. Nuwo munya Nigeria watanze ubutumwa kandi numvise ari ubw'ingenzi nabushyira muri iki kiganiro kugira ngo bufashe benshi. Ndabashimiye ko mwakuri iki kiganiro. Niba unyuzwe kandi subscribe kutarayikora kandi ukande kukazogera kugira ngo ijye ikwibutsa ko ikiganiro cyahageze. Asigaye dukandire kuri like, twandikira muri comment, ukore share. Ikiganiro nakagaruka giye ku mikoro nababwiye ni Tekamanzi, mukomeze mugubwe neza.